abashumba mbashimira abashumba bari hano abavuga ubutumwa abashumba n'abadamu babo nakoze kwitabira kino gikorwa ndanezerewe kuba ndi kumwe n'abashumba bangana batya n'abadamu babo barabizi nakoreraga Imana ndi umugaragu ndi umusore nejejwe no kubereka umukunzi wanjye nasenze igihe kinini nsaba Imana umugore tuzabana wahitamo yajyaga kuri we cyari cyo gihe cyo kugira ngo ubunene dukora umurimo w'Imana muzi sheri wanjye turimo turategura n'ubukwe dufite kuri 5 z'ukwezi kwa 8 ndashimira rero abakozi b'Imana bari hano Pastor Xavier na madamu we bari hano ndamureba madamu we bari hano mwana wabo mwakoze kuza kudushigikira haleluya turashimira Pastor Cedric na madamu we nabo utamwaka bi turashimira Pastor Innocent na madamu we Bishop Imani wahomugisha turashimira bande turashimira Pastor Diane mutube kamera Pastor Diane nawe Imani guhomugisha wakoze kuza kudushigikira turashimira Evangeliste Deborah mushiki yanjye n'umukozi w'Imana usizwe amavuta nawe wakoze kuza kudushigikira Imani guhomugisha ndashimira Bishop Aimable nawe waje kudushigikira akazana n'abashumba kugira ngo baduheshe umugisha n'abashumba bari kumwe yabatubwira kuko baje kuduhesha umugisha kushigikira iki gikorwa cyacu Imana ibaho umugisha Bishop Wishizimege John ayobora rya Dawidi kawasubize Gicumbi kumwe na Bishop Gilbert akora Gicumbi nawe yabasubiza asifiwe sana cyane zamusubire kana Pastor Jonas rega bikona Pastor Jonas turuke Gicumbi nawe tunasondia sika Imani twa Bishop Aimable yobora muri Messi muri Gasago muri komite nzitorero amen umushumba wa karere kivuga ubutumwa mu rwego rw'igihugu amen ndanezerewe rero kubw'iki gikorwa nabanyemo natwe nokuri nishimiye kuba ndi imbere y'abamama n'abapapa apurisa abashumba dukorana umurimo w'Imana uko bwije nuko bukeye muri inshuti zanjye reka mbashimire cyane by'umwihariko Imana ibamugisha amen kuza kunshigikira n'umukazana n'abadukurikiye badukurikirana kuri social media kuri YouTube ya Prophet Imana ivuga uyu niwe mukazana wanyu amen abese kandi ukabandura basezerera abakurikira social media arizo zose bazi Imana ivuga nk'umuhanuzi Imana ivugira uyu niwe mufasha wa oya n'uyu nguyu beretse mwese murabashimira basezeye bose bose ndabasezeye kaniko kabavukangira asante ubu byarangiye Imana iduha umugisha rero Pastor Innocent jo buri twari kumwe
ako pasiteri sa ati no wavuga ko ibyo bindi twaganiraga ako kabuto kabutizo twakire Innocent atugeza nk'ijambo mu bitanu. Icyambere ndanezerewe ndishimye cyane. Ikindi dushimira umukozi w'Imana Pastor mugenzi wacu agira urukundo ushobora guhuza abashumba bangana gutyo, bamwe bakava Gicumbi abandi bagaturuka hose, kandi noneho tugahura turi abakozi w'Imana tukishima tukanezerwa. Baravanga ibijya gushya birashyuha. Ubu niba bimeze gutya tukuba turimo turaseka ari kutwereka ko afite umukunzi, bivuge ngo ibindi byo bizabirenze. Imana ishimwe cyane. Amen. Hano hari ijambo mu Efeso ibice 3:20 ravuga ngo nukibasha gukora ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Ntekereza ko ibi wenda bitegura cyangwa se umunsi twa turimo tubiganiraho turimo turaba uburyo twazabigenza. Twabonaga wenda dushobora gukora ibiri hasi cyangwa se uko twabyumvaga, ariko ntabwo Imana itekereza nk'uko twebwe dutekereza. Ijambo riratubwiye ngo ibasha gukora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo zingana kandi zijya zidukoreramo. Amen. Wanditse muri Bibiliya aravuga ngo ubwo dukorana nayo. Yesu ashimwe cyane. Ubwo tugirira icyizere ikadukoreramo. Amen. Ikazi ikaduhagararamo, igakora imirimo n'ibitangaza, igakiza abarwayi ariko itwihishemo. Yesu ashimwe cyane. Ni umurimo mwiza w'ibyo tugenda dukora, yaba yagiye akora kugeza agakanya. Nekereza ko Imana ishobora kubimugiriye neza kubera ibyiza yagiye ayikorera. Guhera umukobwa mwiza mwiza atandukanye n'umukobwa nabonye ku Kamonyi. Nagari wawe ari nimo ndigendera. Yaragenda. Amen. Sibyo se? Kandi atandukanye n'undi nabonye Nyaruguru. Atandukanye na mushiki wanjye witwa Mukakarera. Mukakarera ni mushiki wanjye. Ariko ntabwo asa nawe. Imana iraguhaye. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Dukomeje rero, yavuze ko ubukwe buri mu kwa munani. N'ubwacu turabusengera Imana twese. Yesu ashimwe cyane. Ntekereza ko ngewe nsobora nzamu icyesi ya panashi, yego, n'amasuka, yego, niba bashyiraho na sampanye. Ubwo iyo mvuze gutyo nsobora kudakora ibyo, ariko nari mvuze ngo ni kumwe nawe. Kuko ikora ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Tukuri inyuma njye n'umuryango wanjye. Kandi ntekereza ko n'aba bose kugira ngo bafate umwanya wo kureka ibyo bari barimo baze inyuma yawe bakugaragiye nuko bagukunda. Uri kumwe natwe ntacyo uzatura. Yesu abagirire neza. Imana ibahimirisha. Arakoze Pastor Innocent. Munyemere twakire na Xavier. Imana imuhe umugisha. Murakoze cyane, turabashimiye Profete ndetse reka tuvuge ngo na Madame n'abandi bashumba mwese muteraniye hano, abaduteze amatwi cyangwa batureba hirya no hino mu bice bitandukanye. Ijambo rya mbere turashimira Imana kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umuntu ashobora kuvuga bikarangira, umuntu ashobora kugusezeranya bikarangira, ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turashimira Imana ko Imana iguhaye umugore mwiza. Samuel niwe wanditse mu gihe Hana, ndatekereza niwe wabivuze mu gitabo cya Samuel, aravuga ngo uyu mwana niwe nasabye Uwiteka, kandi Uwiteka yamaye icyo namusabye. Uwiteka agwaye icyo wamusabye. Twe turahari, Imana ikuri imbere natwe tugakurikira. Reka dusabe inshuti zacu hirya no hino,
abakuzi, abakubonye uyu munsi, bazakubona ejo, kuri Prophète Imana Ivuga, Umurage w'Abera TV, kuri social media zindi dukoreraho, abakumva kuri Radio Umucyo. Reka tubasabe kugira ngo bagushyigikire, bagutere inkunga. Ubukwe n'abantu ubu bwatangiye, nta gusubira inyuma. Twavuye gufata irembo, uyu munsi tubishyize ku mugaragaro. Ubwo abari bagikekeranya bavuga ngo ese babibone ko byarangiye, ahubwo twese twerekeze ibiganza ahangaha tuvuge ngo inkoko niyo ngoma. Murakoze. Amen. Amen. Cedric nawe pastor ari cyo wenda yatubwira. Imana imuhe umugisha. Pastor Cedric. Ndabashimiye cyane, shimiye abashumba mwese muri ahangaha, ababishopu n'abandi bakozi Imana bagiye batandukanye. Imana ibahe umugisha, kandi shimiye ababyeyi bari ahangaha baje baherekeje. Shimye Imana ku bwa Imana Ivuga, nk'uko Reverend Pasteur Chimigo Savio yabivuze, abantu duhora inyuma, ariko twizeye ko Imana iri kumwe nawe kandi iri imbere, kuko iki ni ikimenyetso cy'uko Imana iri imbere. Natwe rero turi inyuma yawe, tukuri inyuma, ntuzagire ikibazo. Ibishoboye abana b'abantu bakora, dushoboye tuzabikora. Nta bigango mfite mu nzasinywe, ariko nabona yo kwishyura akasinywe cyangwa n'ibindi n'uwaterura amakesi. Ubwo mvuze ko icyo nshoboye njye n'umuryango wanjye tuzagikora ku bwawe, kandi urongoye umugore mwiza. Nari maze igihe kinini mbona ari njye ufite umugore mwiza mu Rwanda, ari nabuze unkurikira, mbonye unkurikira. Ubwo urumva ari ibyo kwishimira, kandi burya umugore ni ikintu gikomeye cyane. Ni impano Imana itanga, idatangwa n'undi muntu uwo ari we wese. Rero uyu mugore uzamufate neza. Nari mvuze ngo ibishoboka, ari inshuti zanjye ziri ahangaha na bagenzi bacu bari ahangaha. Impamvu turi ahangaha ni ukubera wowe, ntabwo twaba twaje ahangaha ngo tuzane gukora ibindi, kandi twizeye ko Imana izabidushoboza. Nzakuruka kuri 24 z'ukwa gatandatu. Uzakora ubukwe? Yego. Kuri umusaza se? Ndi umusaza bwari impamba. Hanyuma rero ndaza gushyikiranye na madamu mvuga kandi ko turabashyigikiye, icyo muzakenera cyose tugifite tuzabashyigikira. Mwebwe mwibukaho natwe turi hafi. Tuvuga rero ngo turi hano kugira ngo tubasapotinge, kandi muzagira ikirenge cy'abaturage. Ntabwo byoroshye, umutwe buragorana, kandi urugo ni ishuri. Yani ntabwo ibintu biri imbere byoroshye, kandi Imana Ivuga nawe ntabwo byoroshye. Ibintu bisaba imbaraga zikomeye no kwihanganirana, no guhuza, no kubabarirana, no kuzuzanya muri byose. Gusenga Imana no kubaha Imana bizabera inkingi y'urugo rwanyu, kandi urugo rwanyu ruzagendwe n'abahisi n'abagenzi, muzakire bose kandi mukunde bose. Ni neza ko Imana izakugirira neza, kuko turi gusenga ibyo Imana yakubwiye nzi, kandi byinshi birimo gusohora, n'ibiri imbere bizagenda bisohora. Gusa urongoye umugore mwiza, kandi ko asa gutya azaba ari mbona asaba. Imana rero ibamugisha. Amazina yanjye ni Ingabire Liliane. Mbanje kubashimira mwese mwitanze mukaboneka hano hantu kubw'igikorwa umugabo yateguye mukaboneka. Ndabashimiye cyane, nta byinshi byo kuvuga, igikuru no kudushyigikira. Kuva mwaje ubu twizeye nk'uko ubutaha muzaba muhaje. Murakoze cyane. Amen.
ntekereza ko nyuma bizaba birenze. Dushimiye Imana rero yababashije gutegura bino byose. Imana ibagirire neza. Amen.